bamwe ntimwari abasekirite ejo bundi ku miryango, abandi ntimwari muzamba ibabo mujya gukora ubuyedi, mwiswe abanyamakuru ryari. Sinari muhamagaye ngo muri aho Sikovi, sijya wamuhamagaye. We yumvise ijwi ryanjye ava mu modoka ngo korongo uraho, ngo ntabwo natumuhura n'ikibazo ahantu ndi, wabyumvise. None se katabwiye umuvugizi ko nitwa Pastor Claude, yanyibagiwe ate ari uburyarya bw'abantu. Icyambere, akanwa katagira kubaha ntawe uzakubaha, akanwa katazi kuvuga neza ntawe uzakavuga neza, umuntu utazaguha icyubahiro nawe ntuzakimuha. Skovia arangiye ngo njya ko kugira wese ko yarafite abamushyira ahantu, we yarafite abamushyize ahantu, bati kurikirana amakuru ya bamuha antibar, no se antibar je nayihawe nande. Ewe baza uve ntabwo nyoborwa na Skovia, wabyumvise. Sinyoborwa na Skovia, sinyoborwa na Alex. Uri umufreelancer. Ndi umufreelancer, wabyumvise neza. Jewe iyo nkoze icyaha mbibazwa na RIB. Nabonye abantu benshi bari kuvuga ati Pastor Claude hano ho rwose wakabishe. Ati hotel muri hotel bayiteye urusasu. Yesu we. Hotel warayemo bayirasheho. Mutesi Skovia na Pastor Claude mu ntambara y'amagambo, mu ntambara ikomeye cyane nyuma yuko Mutesi Skovia yihakanye Pastor Claude ko atanamuzi. Ndagusuhuje kana none ngo hayi ikaze, nitwa Mr Bean, iyi ni Bean Empire. Niyo utarengejeho promoter ku izina ryanjye ntago riba ryuzuye, buri ubu narisondetse ariko. Ndagusuhuje rero kana none ngo hayi ikaze, niba waributse gukanda subscribe hano kuri Bean Empire warakoze. Imana y'imigisha izi kumpera umugisha, kandi dukomeje kwiyongera, tumaje kurenga abantu 17 dukomeza kwiyongera, tugenda tuzamuka tujya hejuru. Ni ubufatanye bwawe, kandi nkumenyesha ko niba ushaka kugura icyuma cyaricyo cyose dukoresha twose mu Bushinwa, unyandikira kuri 0787155647, hanyuma nkagufasha. Kandi ikindi nkwibutsa, niba ukeneye kwiga ibintu bya social media n'uburyo wa editinga video, uburyo wakoresha YouTube, ngushishikariza kureba channel yitwa Bean Tech TV, ugakandaho subscribe, hanyuma ukazubyiga. Kandi ushaka guseka, nkubwira ko wareba channel yitwa Bush Comedy, hanyuma naho ukirebera video. Niba kandi ikindi ushaka kureba filimi nziza z'urukundo zisobanuye nziza n'inkuru z'urukundo, wakanda subscribe kuri Bean Romantic, hanyuma ukirebera filimi nziza z'urukundo. Kandi ikindi, niba ushaka kumva imiziki myiza ikoze ku buhanga bwiza, yaba gospel, imiziki ya secular, imiziki myiza y'urukundo, ahiriva ikagera, wajya kuri Bean Music Studio. Ndagusuhuje rero kandi ngumye kugushimira. Skovia ni umunyamakuru mwiza, ni umunyamakuru w'ikinyamakuru Mama Urwa Gasabo, yandikira Mama Urwa Gasabo, akagira na televiziyo ndetse akagira na channel ya YouTube yitwa Mama Urwa Gasabo. Pastor Claude nawe wari umupasteri waje nk'umufluencer cyangwa umunyamakuru wigenga hano kuri social media, kuri YouTube. Mu minsi yashize ku ntambara yo muri Kongo, Pastor Claude yagiye i Rubavu, ajya gukora inkuru nyine hakiri kurasa na M23 na FDLR na FARDC na MONUSCO na Wazalendo bikiri kurasana. Hanyuma FDLR cyangwa Wazalendo cyangwa FARDC byaje biri kurasa mu Rwanda. Hanyuma amasasa ari kumvikanira i Rubavu. Nk'abandi banyamakuru cyangwa abandi ba influencer bakorera kuri social media, Pastor Claude yagiye i Rubavu. Mu kugira Rubavu yaje gusanga hari kuvuga amasasu. Hanyuma ari gukora inkuru avugamo ko abaturage b'i Rubavu bakabaye bakomera bakihangana, ko ntabwo babagize nk'ibindi muri munyarwanda wese yavuga. Ariko mu gihe bamufataga amashusho haza kuvuga isasu. Havuze isasu, Pastor Claude ariruka. Yirutse uburyo yabikozemo ni uburyo busekeje, abanyarwanda bose nyine bwahise gatwendinga, abantu batanya bati umuntu wakomezaga abantu nawe akaba yiruka kuriya, nyine birasetsa abantu bose. Mu kwiyo nkuru na icyo gihe na Mutesi Skovia yari ari Rubavu n'abandi banyamakuru, ko Mutesi Skovia yabanjeyo cyane, nkuko tumuziho n'umuhanga nyine yari ahari.
hanyuma Pastor Claude akirangiza akavido gaturendera Mutesi Kove aza gukoresha ikiganiro umuvugizi wa leta wungirije are mukurarinda ariko mukoresha ikiganiro sinzi uburyo baje kuvuga kuri Pastor Claude. Mutesi Kove ihakana Pastor Claude avuga ko atamuzi ariko nawe yamubonye avuga ko ese ngo n'umupasteri ni ibiki nyine ariko avuga ko yamubonye. Nyuma aho ngaho ningo Pastor Claude yaje kuvuga ati gutunyihakana ukavuga ko utanzi imbere y'umuvugizi y'umuvugizi wa leta ukavuga ko utanzi kandi ngiye hariya nari kuba ndiye hit. Gutunyihakana ukavuga ko utanzi kandi ngewe nari kuba hariya ndiye hit, nari kuba ngewe ngiye kuri hit nkamera neza nkaryoherwa kuba nanjye abayobozi bavuga umuyobozi ari kuvuga ko yishimiye video yanjye, hanyuma gute uvuga ko utanzi. Mutesi Kove ni umuntu ne kwa kundi iyo umuntu amaje gutera imbere cyangwa ari gutera imbere bivugwa ko agira abantu benshi bagenda bamureba. Mutesi Kove uko agenda azamuka nikagenda ahura n'abantu benshi bamwataka bakavuga ko ibintu ari kuvuga cyangwa ari mwe na rimwe avuga bibangamira bamwe mu bantu cyangwa ntibibabere byiza. Pastor Claude avuga ko Mutesi Kove yavuga kamuzi byibuza byari kumufasha, ariko ikindi ukibaza ko Mutesi Kove ntagamuzi cyangwa se aramuzi. Ugiye kubireba Mutesi Kove mu ntego ye yari afite n'umwakira kigera ntago bari kuvuga kuri Pastor Claude. Kandi ikindi cya kabiri Mutesi Kove ni umucuruzi. Ikindi Mutesi Kove ntagafasha imbabare cyangwa afasha abantu kubazamura. Ikintu akora hariya we kuvuga katakuza ashobora kuba akumva ariko Mutesi Kove yajya kugwata ari uko agiye gukora inkuru cyangwa gufite ikintu kizakungukaho. Rero kuvuga katakuzi icya mbere ntago uri umunyamakuru, icya kabiri ngo buri mu nshingano z'abantu ayoboye, icya kabiri kuba uri mu influencer tukaba ureba ibiganiro byawe birega cyane bisobanuye ko Mutesi Kove abireba. Ntibisobanuye ko nabwo ataba nakuzi, ariko niba nakuzi ntibinasobanuye ko nabwo ashikuye kongera no kukuvuga kakuzi cyangwa ari ngombwa ngo yidekarare kakuzi. Ibyo ni bimwe mu bintu abantu batandukanye. Umuntu kuvuga ko atakuzi wewe yari bwungukirehe mu kuvuga kakuzi, we byari buze kumwungura iki mu kuvuga kakuzi? Ese kuba atavuze kakuzi ni icyaha yakoze? Ntago ari icyaha, kubera ko nawe harabuzi utavuga kubera urwego uriho. Buriya abantu rero hari ibintu tuzatumenya tunatandukanye, ukagera ku kigero cyo kumva ko wowe baraza kukuvuga ariko nawe harabutavuga. Rero Mutesi Kove niba atakuvuze reka kubikomeza Pastor Claude. Pastor Claude nawe kuba uri kuzamuka neza cyangwa ukaba uri gukora zira nkuru zikagenda neza, nibyo kuvuga kuri Mutesi Kove nawe biraza kugufasha, ariko reka kumwereka ko kumutega iminsi ko nawe hari igihe bishobora kuzanga, nawe hari igihe byagira ute. Ntago ari sawa kuko Mutesi Kove nta cyaha yagukoreye, nta kintu kibi yagukoreye, we yavuze ukuri. Ariko Mutesi Kove ari mu nzira abantu benshi nyine asigaye avuga ko avuga kumvikana, reka bari ko mbivuga, avuga akantu nyine abantu bagahita bakuramo akantu gatoya bagahita bagakomeza cyane kugira ngo nikavugwaho cyangwa gatrending kaze gukorera abantu. Rero kuba ngushimira nongera nkwibutsa ko ukeneye kugura amatara meza ring light, ukeneye kugura mikoro, ukeneye kugura microphone nziza, ukeneye kugura amatara meza yo gutaka mu nzu, indabo nziza, unyandikira kuri iyo nimero yanjye iri muri about y'ino video, muri description y'ino video, iri muri commentaire ipininzemo, hanyuma tukibanira kabisa ukanyandikira no mu iyo group ya WhatsApp iri muri commentaire kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza kandi ibintu bikomeze bimere neza. Ikindi nkubwira ngo sharinga bino biganiro bize bigera kure, hanyuma tugume twibanire kuri Bin Empire. Ngushimira cyane nanakubwira ko tugiye gukomeza kubana mu biganiro bitandukanye hano kuri Bin Empire. Ikintu gihari Pastor Claude wehe
natuze rwose, natuze areke Mutesi Kovi akora akazi ke nk'uko gakora. Hanyuma ibyo kuvuga ngo bagiye muri Kongo, ngo bagenda uko bagiye, ngo nabatewo n'abandi, ntago ari sawa. Ndagushimiye rero